kumwe n'ubwiyunge urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge igorora ni ijwi rya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Bakunze b'ikiganiro igorora ndabasuje kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Mu kiganiro cyacu uyu munsi turaganira ku muganura nk'ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda, aho turebera hamwe uruhare rwawo mu gushimangira imibanire myiza y'abanyarwanda. Insanganyamatsiko yatoranyijwe mu kwizihiza umuganura igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Turaza gusobanukirwa byimbitse n'iyi nsanganyamatsiko turi kumwe n'umuyobozi mukuru wungirije w'inteko y'umuco Bwana Jean Claude Uwiringiyimana, aho aza kudusobanurira iby'iyi nsanganyamatsiko tuzirikana ku muganura. Turi kumwe kandi na bamwe mu nararibonye mu muco nyarwanda bagize inteko izirikana, aho badusobanurira uburyo umuganura ari ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda bo hambere, ari naho tuvoma umuco w'ubunyarwanda uyu munsi. Ikaze mu kiganiro igorora cya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, aho tugiye kuganira ku muganura nk'ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda. Buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama mu Rwanda hizihizwa umunsi mukuru w'umuganura. Uyu munsi mukuru ukaba ukomoka ku bakurambere nabo bawizihizaga, ugahabwa agaciro gakomeye cyane ibwami no mu muryango mugari nyarwanda. Umunsi mukuru w'umuganura ukaba warizihizwaga mu gitaramo cy'umuganura. Umwe mu nararibonye mu muco nyarwanda Bwana Rugizangoga Jean Baptiste agereranya umuganura wa kera n'ibendera ry'igihugu mu Rwanda rwa none. Nawita nk'ibendera ry'igihugu ku gihe cya none. Umuganura wari umunsi ukomeye wahuzaga umwami n'abaturage, umwami wa rubanda na rubanda rw'umwami. Wari umuco ubanza kuragurizwa ukerezwa, wamara kwerezwa umwami akazaza kuwushyira mu bikorwa. Icyo bita kuwushyira mu bikorwa ni iki? Umuganura umwami yazaga kuwushyira mu bikorwa ari uko yahuje abaturage rubanda rwe bakaza kuganira ku cyimirijwe mu gihugu. Niki cyakorwa, niki gishyirwa imbere, niki kiri bubanze, no kuvuga ko ari byo bawuhaga umwanya wo gutegura gahunda cyangwa porogaramu z'igihugu. Abagize inteko izirikana bahamya ko umwami yagiranaga ibihe bidasanzwe na rubanda mu rwego rwo gusabana no kurebera hamwe ibyagezweho no gushakira ibisubizo ibitaragezweho. Wahuzaga abanyarwanda n'umwami warwo. Umwami icyo gihe yabaga ari umuntu usanzwe, niwe watangaga umugisha ku mbuto. Imbuto zamara kwera nk'amasaka n'uburo, ibindi byazaga nyuma, ariko amasaka n'uburo wari ufite abawushinzwe bitwaga abiru b'abatsobe. Bagahamagara abayobozi bakuru n'abatoya mu gihugu cyose, abaserukira intara, abaserukira imiryango migari, bagahurira ibwami. Bahurira ibwami ni ukuvuga ko haba hariho imbuto zateguwe, izo mbuto zose navuze, noneho bakazimurika, ariko umwami akaba ari we ufata umwuko bwa nyuma wo gucumba umutsima apfukamye kugira ngo yereka akamaro iyo apfukamira igihugu cye. Icyo gihugu akerekana akamaro k'igihugu, akemerekana ukuntu hubashye igihugu. Noneho abayobozi bose baturutse mu ntara zose bahuriye hamwe, bagahura n'abayoborwa, noneho bagakora ubusabane. Umuganura wari ikirango cy'igihugu koko, watangiye guhura n'ibizazane ubwo abakoloni badukaga mu gihugu, ukomeza gucika intege mu gihe cya za Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Gahene Gaspard na mugenzi we Rugizangoga baradusobanurira uko byaje kugenda umuganura ugende wibagirana. Kuva kuri Gihanga Ngoma ijana umuganura wari uriho, ariko byakorwa ku rwego rw'igihugu, hanyuma biza gukomeza kugeza ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare, usa naho uteshwa agaciro, uza kongera kuvugururwa ku ngoma ya Ruganzu Ndori mu 1925. mbere y'uko baca Musinga baciye Gashamura ka Rukangirashyamba bamucira i Burundi abariyago. Abazungu aho baziye n'abapadiri nabwo bavuga ko ngo ari umuhango wa gipagane baca umuganura. Niwe waserukiraga Imana, niwe wari intumwa y'Imana, akaba ari we mukuru w'u Rwanda, bamwitaga Nyagasani.
n'Imana n'ubu tuyita Nyagasani. Baramuramyaga ariko ku munsi w'umuganura nawe yarapfugamaga akaramya u Rwanda. Yari umwami w'u Rwanda n'abanyarwanda bakaba umwami. Mu ihinduka rya repubulika nabwo umuganura barawanze, bawukuraho kugira ngo bibagize umuco wa Kinyarwanda. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi byabaye ngombwa ko umuganura ugarurwa kugira ngo wongere kuvomwamo ibyubaka ubunyarwanda nk'uko byahoze. Urizihizwa kandi usubizwa agaciro kawo. Ubwo busabane bwerekanaga rero yuko abanyarwanda bose, abayoborwa n'abayobora, bagahurira hamwe n'umwami kugira ngo berekane, basangirire hamwe kubera umwe bw'abanyarwanda. Nta baba guhejwe mu baga batuye aho ngaho, abato, abakene, abakuru bose bagasangira, ariko berekana yuko bishimiye umusaruro bagezeho. Uwo musaruro kwerekana kugira ngo bakundishe abanyarwanda umurimo. Guhurira hamwe byerekanaga umwe bw'abanyarwanda. Umwami gupfukama kwerekana ko abanyarwanda bose icya mbere ari igihugu, gukunda igihugu kikaba ari cyo shingiro, kikaba ari intego y'ibanze. Ni ukuvuga rero ko indangagaciro amahame atatu yaragamijwe yari ayo ngayo: gukunda igihugu, umwe bw'abanyarwanda no gukunda umurimo. Niko cyari kigamijwe mu muganura. Cyakora ubu umuganura urizihizwa hakurikije amabwiriza yo kwirinda COVID-19, bivuze ko hari itandukaniro n'ibyari bimaze kumenyerwa. Jean Claude Uwiringiyimana ni umuyobozi mukuru wungirije w'inteko y'umuco inafite mu nshingano gutegura umunsi mukuru w'umuganura binyuze muri Minisiteri y'Umuco. Aratubwira uko hateganyijwe ibikorwa byo kuzirikana umunsi w'umuganura ku banyarwanda bari mu gihugu n'ababa mu mahanga. Twafataga umwanya tukajya i Nyanza tukajya kwizihiza umuganura, ariko ngo ntabwo byashoboka kubera ibihe turimo. Hazabaho ibiganiro, by'umwihariko ibiganiro bizabaho ni 3 by'ingenzi. Ikiganiro cya mbere nicyo tuzagirana n'abanyarwanda baba mu mahanga. Birumvikana ko iyo tuvuga umuganura ntabwo tuba tuvuga gusa igikorwa gikorwa n'abanyarwanda bari mu Rwanda gusa, kuko tuzi ko nabo bagira uruhare cyane cyane mu kuganuza u Rwanda ku musaruro baba baragize. Icyo kiganiro giteganijwe ku itariki ya 3 Kanama. Hanyuma habeho ikiganiro n'inararibonye, kuko nubwo tuvuga umuganura hari igihe abantu tuwumva nk'igihe cyo gusangira cyangwa se kurya kuri wa musaruro, ariko umuganura urenze icyo kintu, kuko umuganura mu mateka twawufataga cyangwa se ufatwa nk'inzira itangirira muri Kanama ikongera nyine igasozwa muri iyo Kanama, ku buryo wafataga umwaka wose. Iyo nama rero nyunguranabitekerezo n'inararibonye no kureba uburyo bimwe mu bikorwa biteganijwe byajya bihabwa agaciro, kuko biba bishimangira kwa kwigira kw'abanyarwanda, kwa kunga ubumwe, ibikorwa bitandukanye noneho bakazishimira ibyagezweho muri Kanama. Kuganira n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo banatubwire n'ukuntu baganuzanyije mu baturanyi no mu miryango. Tugarutse ku nsanganyamatsiko tuzirikana, umuyobozi mukuru wungirije w'inteko y'umuco Bwana Jean Claude Uwiringiyimana avuga ko hari ibimaze kugerwaho abanyarwanda bishimira, ari nako ashishikariza abungutse kugira icyo bagenera abatararonse. Kuva 2016 hifujwe yuko insanganyamatsiko y'umuganura tahinduka, kuko n'ubundi gikorwa nyirizina ntabwo gihindura inshoza yacyo. Nuko umuganura tuwufata nk'isoko y'ubumwe ndetse n'ishingiro ryo kwigira k'umunyarwanda, kuko mu ndangagaciro z'ingenzi umuganura utwibutsa harimo bwa bumwe, bya bikorwa atiwe hamwe biturutse ku mukuru w'igihugu uganuza abanyarwanda kugera noneho ku muryango hasi. Urumva ni isoko y'ubumwe, ariko hakazamo na wa murimo n'igihe cyo kuganura tuba twishimira ko habonetse umusaruro. Ni ukuvuga ngo kwa kwigira, kuko ntabwo tuba dutegereje yuko
hari umunyamahanga uzaza kutugira ngo agire ibyo adukorera, ahubwo ni kwakunga ubumwe, bwa bumwe dufite bugatuma tugira umusaruro twishimira igihe runaka. N'utwo duke wowe wabonye, watekereza umuturanyi ukamuganuza, watekereza uwo mu bantu ukamuganuza, n'utwo duke duhari twagombye kwishimira ko twabonetse, kuko nyine niya mvugo y'ikinyarwanda ko ubusa busa buruta ubusa gusa, tukavuga ko ni ukuremerana aho bishoboka. Bwana Jean Claude Uwiringiyimana avuga ko ntawe ukwiye gutekereza ko umuganura ari ibikorwa bye bwite, ahubwo ni ibikorwa by'igihugu, bityo ko mu minsi iri imbere uzahuzwa n'imihigo. Ntawe akagombye kuwutekereza nk'ibikorwa bye bwite, n'andi nyine biba igikorwa cy'igihugu, abantu bakarebye bagezeho muri rusange. Ngira ngo hari no gutekerezwa n'ukuntu byajya bihuzwa n'imihigo, tukareba na ya mbuto igihugu kiba cyahaye inzego zitandukanye ya ngengo y'imari, ikaba za mbuto twageneye ibikorwa biteza imbere igihugu, tukazagira igihe cyo kubyishimira, yewe tukanareba n'ibitaragezweho. Urumva rero ikorwa nk'iki muhango nk'uduhuriza hamwe, tugatekereza ibyo twagezeho, tugafata na gahunda yo gutekereza ku bizaza, ubwo busabane burakomeye cyane. Ubwo gukorera hamwe, uko kumva izo mbuto nk'umushinga mugari w'igihugu, kiba ari ikintu gikomeye. Gutekereza ku bizaza ni imwe mu nzira bamwe mu rubyiruko bo mu karere ka Ngororero basanga izabafasha gukomeza gukorera hamwe no kwiteza imbere babikesha umuganura. Ubwo rero ntekereza ko ibibazo bibangamiye urubyiruko muri rusange, umuganura ugira uruhare rukomeye cyane mu kongera kubitekerezaho nk'abana, kubyigisha abana, kongera kugaragaza ya makimbirane yo mu muryango atuma ibintu bibaho. Mushobora gutekereza uburyo mwabikuraho bigendeye kuri uwo muganura. Uwo mwanya rero w'umuganura aba ari umwanya wo gusasa inzobe no kubwizanya ukuri, mukabona umwanya wo kwigisha abana, kandi abana bakabafatiraho urugero. Ubu rero urumva ko umuganura ufite akamaro kanini. Uwo muganura utuma n'umuntu agira ubushake bwo gukora, kuko ni n'umwanya wo guhitamo. Navuye aha ngaha nageza, byigisha urubyiruko kwiha icyerekezo, kwiha icyerekezo runaka, uvuga ngo nzaba nageze aha. Kwishimira ibyagiye bigerwaho muri rusange, usanga hirya no hino igishishikaje urubyiruko ari ugukorera hamwe, gukora amakoperative agamije ishoramari mu byerekeranye n'iterambere, gukorera mu matsinda. Twishimiye rero ko nk'urubyiruko muri rusange rugenda rubyumva, rukumva gahunda zo gukorera hamwe, bakareka kuba abanyamwigendaho. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mugabo umwe nta wigira. Rwinshi ubona ruri kujya mu buhinzi, urubyiruko rwinshi ubona ruri kujya mu bworozi, hari urubyiruko rwinshi ubona rujya mu bucuruzi. Hari ikintu kigenda gihinduka, ukabona urubyiruko abenshi mu bafungura za bizinesi. Umuyobozi mukuru wungirije w'inteko y'umuco Bwana Jean Claude Uwiringiyimana atanga ubutumwa asaba abanyarwanda gukomeza gufatanyiriza hamwe kwizihiza umuganura, bakora ibikorwa by'ubwitange no gusangira ibihari ku bahuye n'ingaruka za COVID-19. Noneho ikindi gikomeye cyane twavugaga ibyo bita kuganuza. Hari ukuganura, kwishimira ibyagezweho no kuganuza, ariko hari indi nshozi ikomeye yitwa kuganuza u Rwanda. Mu byiza ukesha igihugu wowe waruganuza iki, waruha iki? Kandi iyo tuvuze u Rwanda ntabwo tuba tuvuze imisozi, tuba tuvuze abarutuye. Kuganuza u Rwanda, uganuza abarutuye, bishimangira nyine bwa bumwe, bwa bufatanye, twakureba mu cyerekezo kimwe abanyarwanda twifuza. Umurage inshuti, twakomeje kubana mu kiganiro Igorora. Icy'uyu munsi kigeze ku musozo. Mwumvise ko umuganura ari isoko y'ubumwe no kwigira, kandi ikaba ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyarwanda kuva mu Rwanda rwo hambere kugeza ubu wongeye guhabwa agaciro. Mumfashe rero dushimire inararibonye zatugejejeho amateka y'umuganura nuko wafashaga abanyarwanda kunga ubumwe. Dushimire n'umuyobozi mukuru wungirije w'inteko y'umuco Bwana Uwiringiyimana Jean Claude watugaragarije uko umuganura ari isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira uyu munsi ku banyarwanda. Dushimire n'urubyiruko rwo mu karere ka Ngororero. Namwe twabanye muri iki kiganiro ndabashimiye cyane. Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ibifurije isabukuru nziza y'umuganura, mwirinda icyorezo cya COVID-19. Tuzasubira ubutaha. Igorora n'umusemburo w'ibitekerezo byubaka ubumwe n'ubwiyunge, urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe.
igorora ni ijwi rya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge.